reka dutangire inkuru yacu muri aka gacyaro bitaza ngo uyu mukobwa bamwita Salma. Uyu mukobwa ari umukene cyane, yambaraga imyenda ishaje, akazu yabagamo kari akazu kava. Salma buri joro yarasengaga akinginga Imana mu buzima bwiza, ariko buri gitondo haramukaga nta nkuru nziza ije mu buzima bwe. Salma yakoraga buri kimwe cyose kugira ngo abashe kubaho. Yavomeraga abantu amazi, yamesaga imyenda yabo, ndetse rimwe na rimwe hari igihe yajyaga kubahingira. Ariko nubwo yakoraga ibyo byose, ibiganza bye byasigaraga nta kintu bifite, byasigaraga biri empty. Ntabwo yamenyaga n'amafaranga yakoreye aho yagiye. Kuri we byari bimeze nk'aho isi yamuteye umugongo. Abakobwa bagenzi be bakuranye bari barakuze, ndetse bose barashatse, bari babayeho neza ndetse n'imiryango yabo, bambaraga imyenda myiza, abana babo babaga bari aho ngaho bari gukina. Ariko Salma nta mugabo yari afite, nta mwana, ndetse nta muntu n'umwe yari afite wo kuba yahamagara nk'umuntu we. Iyo rero abantu batuye aho ngaho bamubonaga, batangiraga kuvuga amagambo, batangira kuvuga ngo yaravumwe. Baravugaga bati uno mukobwa yavukanye amahirwe mabi. Uyu mukobwa rimwe na rimwe n'abagabo baramubonaga bakamuhunga, baramutinyaga cyane, bavugaga yuko uno mukobwa afite umuvumo, yavukanye umuvumo. Mu by'ukuri ubuzima bw'uyu mwana w'umukobwa Salma bwari agahinda gusa. Uyu mwana w'umukobwa yacaga aho ngaho muri karitsiye, yabaga ameze nk'aho ari igicucu, nta muntu wamubonaga, nta n'umuntu wamukundaga. Ariko nyuma yaje kwirengagiza buri kimwe cyose, arahatana, arwana ku buzima bwe. Yari yizeye yuko byibuze mu buzima bwe umunsi umwe izuba rizarasa, ariko uwo munsi yari ategereje ntabwo wigeze uza mu buzima bwe, ntabwo wigeze uza. Nuko umunsi umwe nimugoroba ubwo hari hashyushye, Salma yerekeje ku mugezi. Mu by'ukuri aha ngaha hari ubushyuhe bwinshi cyane. Yageze hano kuri uyu mugezi atangira gufura imyenda. Ubwo Salma yari arimo afura imyenda, yagiye kumva yumva umuntu inyuma ye ari gutambuka. Yahise ahindukira, umutima we wari uri gutera cyane. Inyuma ye hari hahagaze umugore muremure. Uno mugore umwitegereje yarameze nk'aho ari umwamikazi, yari yambaye neza. Umugore yaramusuhuje mu ijwi ryiza cyane. Salma nawe arangije yaramusuhuza. Ko umugore yaratambutse aramwegera, aramubwira ati nitwa Kemi. Aramubwira ati Salma, maze igihe kinini nkubona, ndabizi buri kimwe cyose uri gucamo. Salma hanga byaramutunguye, ntabwo yiyumvisha ku buryo umuntu atazi wamuzi. Nuko wa mugore Kemi araseka. Ku mugore aramwitegereza, aramubwira ati ngufitiye business. Aramubwira ati ni ibintu byoroshye cyane. Aramubwira ati kandi iyi business nshaka kukubwira izahindura ubuzima bwawe. Yaratunguwe Salma atangiye gutekereza ibintu byinshi cyane. Umukobwa aramubaza ati iyo business uvuga ni bwoko ki? Kemi yahise akora mu gikapu, akuramo amafaranga menshi cyane. Aramubwira ati ndashaka yuko ushakisha amakariso ariko yakoreshejwe. Nuko aramubwira ati nuramuka unzaniye amakariso menshi ashoboka, nzakwishyura neza. Salma yumvise bimutunguye, ntabwo yumvisha ku buryo umuntu ashobora kumuha amafaranga menshi ari uko yamuzaniye amakariso nabwo yakoreshejwe. Yahise yumva muri we afite confusion. Nuko aramubaza ati se amakariso uzayakoresha iki? Aramubwira ati wowe ubikore nk'uko mbikubwiye, ubundi nzaguha amafaranga, ndetse ndagusezeranya yuko utazigera wongera kuba umukene ukundi. Nuko uyu mugore yahise aha wa mugore Salma amafaranga. Nuko umugore ava ngo harigendera. Nuko mu gihe yari arimo atambuka arenga, aramubwira ati wibuke, nzaba ngutegereje aha ngaha. Salma yasigaye yicaye aha ngaha kuri uyu mugezi, afite amafaranga mu ntoki. Muri we mu mutwe we harimo ibibazo byinshi cyane. Atangiye kwibaza ese iyi business ni business bwoko ki? Ese nukubera iki uno mugore ashaka amakariso? Mu by'ukuri umukobwa ntabwo yari arimo abyumvisha.
ariko uburemere bw'amafaranga yari afite mu ntoki ze yari amafaranga menshi. Ubwo bwa mbere mu buzima bwe yumvise muri we afite icyizere. Bavuye aho ngaho ku mugezi apakinga imyenda ye yerekeza mu rugo. Umutima wari uri gutera cyane. Yatangiye kwibaza uko agiye kubigenza, ese n'icyo agiye gukora kugira ngo abashe kubona aya makariso yari yatumwe. Igitondo cyakurikiyeho Salima yaje kubyuka afite plan. Yari abizi neza yuko abaturanyi be, abantu bo muri aka gacyaro yabagamo, n'ubundi bari basanzwe bamukeka. Yari azi ko aba bantu badapfa kwemera. Ahangaha rero yaje gutekereza muri ko agiye gukora business ye. Muri ya mafaranga wa mugore Kimiyeri yamuhaye, Salima yagiye mu isoko, arangije arangura amabase, arangura amadobo, arangura udukombe, arangura amavaze. Ahangaha arajya arangura udukoresho two mu rugo nkenerwa twinshi kandi twiza. Nuko ubwo yaragarutse ahangaha mu gacyaro aho yabaga, yarakomanze ku muryango wa mbere. Muri ako kanya umukecuru umwe yarafunguye. Umukecuru yahise yitegereza Salima yikoreye ayo madobo ndetse n'amabase. Nuko Salima aramusuhuza ati mama waramutse neza. Nuko aramubwira ati mama, ndimo ndashakisha imyenda yabishaje ariyo yose, yaba ari amakanzu, amapantaro, cyangwa se niba ari amakariso mutagikoresha, urayama nanjye nkaguha indobo cyangwa ibase. Umukecuru byaramutunguye, aramubaza ati urashaka imyenda ishaje? Umukecuru ajunguje umutwe, aramubaza ati iyo business bwoko ki? Aramuga ati business iyi myenda baragenda bakongera bakikoramo indi myenda mishyashya. Nuko aramubwira ati ikintu icyo ari cyo cyose waba ufite utagikoresha cy'umwenda wakima nkaguhereza ibase nziza. Nuko wa mukecuru yitegereje yabase bashaka kumuha, adatekereje kabiri wa mukecuru yinjiye mu nzu agarukana imyenda myinshi cyane. Nuko iyo myenda yarazanye harimo n'amakariso. Salima akibona iyo myenda yarasetse, aravuga ati mama urakoze cyane. Ko amuhereza ibase ye. Buri nzu yose yagenda agacaho byari bya bindi bagendaga bamuha imyenda itandukanye, ndetse bakamuha n'amapanties, bakamuha n'amakariso. Nuko abaturage bo batangiye gukorana noneho bakajya bashakisha imyenda ishaje batagikoresha kugira ngo bayihe umukobwa bahereze ibikoresho. Umufuka wa mukobwa ari wamaze kuzura imyenda itandukanye. Nuko muri iryo joro Salima yaje kwicara muri ka kazu ke. Nuko atangira gucagura ya myenda bamuhaye. Yatangiye gukuramo ya makariso ayashyira ku ruhande. Iyindi myenda bari bamuhaye yaragiye ayitwikira ahantu mu ishyamba, ahantu hatagaragara. Imyenda ahangaha yarahiye, itwika buri kimenyetso icyo ari cyo cyose cyari kuzagaragaza iri banga ry'umwijima. Nuko umunsi wakurikiyeho yaje gukora delivery, ajyana ya makariso yashyira wa mugore. Nuko Kema akibona ya myenda yaramushimiye cyane, aravuga ati wakoze neza cyane. Muri ako kanya yahise akora mu gikapu ahereza Salima amafaranga. Nuko uko Salima yari arimo afata n'amafaranga, umutima watangiye gutera cyane. Nuko aramushimira, ndetse amushimira yumva muri we afite icyizere. Salima yaramaze igihe kinini cyane mu buzima bubi cyane. Kema yarasetse, nuko aramubwira ati Salima komeza ukore cyane. Aravuga ati ubuzima bwawe buri hafi guhinduka. Salima rero business yarakomeje. Salima rero uko iminsi yagiye itambuka, ubuzima bwe bwagiye buhinduka buba bwiza kurusha uko yanabitekerezaga. Abantu batangiye kubikunda, batangiye kuvuga bati ibi bikoresho Salima yazanye ni ibikoresho byiza cyane, ndetse bamwe na bamwe bakajya kumushaka iwe kugira ngo bamuhe ya myenda. Ahangaha rero Kemi yakomeje kumwishyura kandi akamwishyura neza. Salima rero yaje guhindura inzu yabagamo, arayubaka neza, ndetse yatangiye kugura imyenda myiza akambara neza. Salima ntabwo yongeye kuba iciro ry'imigani hano muri aka gacyaro. Bwa mbere mu buzima bw'uyu mukobwa, ubu noneho yashoboraga kurya neza, akarya indyo yuzuye. Mu by'ukuri uyu mukobwa ubuzima bwe bw'inzara bwari bwararangiye. Abantu batuye aho ngaho batangiye kubona uburyo ubuzima bw'uyu mukobwa bwahindutse, batangira kuvuga
batangiye kuvuga bati Salima ntabwo akiri umukene, Salima iriya bizinesi yakoze yaramukijije. Aho rero uyu mukobwa Salima iminsi ye yose yabaga ari myiza, acuruza, abantu bamwishimiye, ijoro rye ryabaga ribitse ibanga ry'umwijima. Iyo buri umwe wese yasinziraga muri ako gace, Salima we yarasohokaga agafata ya mifuka irimo ya makariso agahita yerekeza kuri wa mugezi, nuko akajya guhura na wa mugore Kemi. Uyu mugore Kemi yahoraga amutegereje ahangaha ko akamuhereza ya makariso. Uyu mugore nawe akamuha amafaranga. Nta muntu n'umwe hano muri aka gacyaro wari uzi ibanga ry'uyu mukobwa. Ugutera imbere k'uyu mukobwa Salima bumvaga yuko ari ugukora cyane, ariko yafungutse amaso agakura amaboko mu mufuka agakora. Ariko mu mwijima kuri wa mugezi hari ikintu kidasanzwe ndetse cy'urujijo cyari mu kiba, ndetse haburaga igihe gitoya kugira ngo icyo kintu giturike kigaragare. Salima yakomeje gucuruza ndetse atera imbere, arazamuka cyane. Hano rero muri Sango uyu mukobwa ubuzima bwe bwari bumeze neza. Wa mutima we wari waramenetse, ka gahinda kari karamushenguye, ubu ntako yari agifite, yari abayeho neza cyane. Ariko ubwo buri umwe wese yaramushagariye, buri umwe wese yari atangajwe n'uburyo ateye imbere. Hari umuntu umwe wari ufite igitekerezo gitandukanye n'icy'abandi. Hari umuturanyikazi we witwaga Tinu. Tinu yari umugore utagipfa kwizera. Buri joro ubwo buri umwe wese yabaga asinziriye, Salima yateruraga ya mifuka ye, yarangiza akaburira mu mwijima, akaza kugaruka mu masaha arenze 3. Wa mugore Tinu yaje kumubona. Tinu yatangiye kwibaza ati se uno mugore buri gihe kwasohoka muri joro ajya hehe? Nuko Tinu ijoro rimwe amatsiko yaje kumurenga, yaje kwihisha ahantu. Nuko arangije ategereza ko wa mugore asohoka. Nkuko yari abizi neza, Salima yaje gusohoka muri yanzu ye. Salima yarahetse umufuka munini cyane. Uyu mugore yaramukurikiye, atangira kumukurikira ariko amwihisha inyuma ye. Mu by'ukuri ahangaha hari hakonje ndetse bwari bwije cyane. Umutima w'uyu mugore watangiye gutera cyane, yishyiramo imbaraga, yashakaga kureba mu by'ukuri ese uno mugore abagiye hehe. Biza kurangira bageze kuri wa mugezi. Tinu yaje kwihisha, afungura amaso, yatangira kubona buri kimwe cyose uko kigenda. Yaje kubona umugore wari wicaye hano ku rutare. Uyu mugore yicaye hano ku rutare azengurutswe n'amabuji menshi cyane. Salima arahageze, aramwegera, arangije amuha cya gifuka. Nuko wa mugore Kemi yaje gufungura wa mufuka, akuramo ikarisi imwe. Kemi atangira gukora imigenzo ye. Uyu mugore yarimo avuga mu ijwi riri hasi cyane. Wa mugore Tinu yarimo yitegereza buri kimwe cyose. Nuko Kemi afata ikariso azamura ikiganza cye. Ko muri ako kanya ya kariso yari afite ihita mu ntoki ze. Nuko wa mugore araseka cyane. Nuko Tinu ahangaha ubwoba bwaramwishe cyane. Ahangaha yarimo yibaza se uno mugore ni bwoko ki. Yatangiye kwibaza se uyu mugore ari gukoresha iki amakariso y'abantu. Ubwo bari rugakomeza kumwica cyane. Ahangaha yari amaze kubona buri kimwe cyose. Tinu yahise ahaguruka aho ngaho, arirukanka cyane. Umukobwa yarirukanse cyane bishoboka. Ntabwo yigeze ahagarara kugeza ubwo yarageze mu kazu yabagamo. Yahise kuturujya arinjira, ko ahita yegamira igikuta, atangira guhumeka cyane insigane. Yicaye ahangaha arangije ahobera amavi ye. Ubwoba bwaramwishe ndetse ananirwa gusinzira. Mu bwonko bwe hatangiye kugaruka bya bintu yabonye kuri wa mugezi. Yatangiye kwibuka za buji, atangira kwibuka amagambo wa mugore arimo avuga, yibuka uburyo ya kariso yaburiye mu mwuka, ndetse atangira kwibuka uburyo uriya mugore yasetse, akumva ndetse n'amajwi menshi cyane ari guseka aho ngaho. Atangira gusenga bucece, atangira kwinginga Imana kugira ngo iryo joro rike. Ahangaha rero bumaze gucya, Tinu ntabwo yakibasha kubika ryabanga. Yahise akenyera igitenge arirukanka. Yahise yirukanyira ku rugo rw'umukuru wa village. Ubwo yarageze aho ngaho yasanze hari abayobozi bandi
nuko ubwo yarinjiye ahangana ubwoba bahise babibona ko hari kitagenda baramubaza ati se Tino bimeze bite nuko umukobwa arabwira ati ni Salima Tino yatangiye kurira nuko arababwira ati uyu mukobwa Salima ajya hariya ku mugezi buri joro arababwira ati umugore uri hariya ku mugezi ari gukoresha imyenda yacu y'imbere ayikoresha imigenzo ya shitani imigenzo ya gipagani arababwira ati njye namwiboneye n'amaso yanjye ko baramaze tubwire neza wabonye iki nuko uyu mukobwa atangira kubasobanura buri kimwe cyose icyo yabonye hariya kuri uriya mugezi muri ako kanya bose barumiwe batangira kurakara muri bo nuko bahise bafata umwanzuro wo kwataka uyu mukobwa Salima ahangaha rero baje gukuranya buri umwe wese wo muri aka village abagabo abagore abana bose bari bateraniye ahangaha muri square y'aka village batangiye kubazanya hagati yabo ati se byagenze bite ko baje gutumiza rero Salima aho ngaho Salima yaje kugera hano ari calm cyane nuko umuyobozi yarahagaze ahangaha imbere y'abantu bose aravuga ati Salima umuturanyi wawe Tino yatubwiye amagambo yatubwiye ibyerekeye wowe aravuga ati yatubwiye ngo yagukurikiye ku mugezi nijoro nuko atubwira yuko hari ibintu yabonye ko baramubaza bati dukeneye yuko dusobanura ibyo bintu n'ibiki umwe wese aho ngaho yaracecetse abantu bose bahise berekeza amaso yabo kuri umukobwa Salima yarahagaze ahangaha hagati yabo Salima yatangiye gutitira amaguru abantu batangiye kumwitegereza ndetse bari bategereje kumva amagambo amuturukamo ndetse bari barakaye ko umuyobozi asubiramo mu ijuru hejuru cyane ati Salima dukeneye kumva icyo uvuga baravuga ati vuga Salima yubitse umutwe yegeranya ibiganza ko mu ijwi riri hasi arababwira ati ntabwo nabikora arababwira ati nindamuka mvuze nshobora kuba umusazi cyangwa ngapfa abana aho ngaho barumiwe uko aramubwira ati vuga naragira ikintu nkora Salima ahangaha yatangiye kugira ubwoba bwinshi cyane atangira gutitira Salima yatangiye kurira cyane Salima yahise apfukama hasi atangira gutitira no kurira atangira kuvuga ati ni Kemi ati uyu mugore ntabwo ari umugore usanzwe yabati yambwiye ko najya muzana amakariso kugira ngo atware roho zanyu atware ubuzima bwanyu ahangaha buri umwe wese yahise agira ubwoba umugore umwe uri inyuma n'ijwi riri hejuru cyane ati ubuzima bwacu atangira gusakuza cyane Salima yakomeje kurira amarira menshi cyane aho ngaho Salima navuga ati yego yabati yarambwiye ngo azampa amafaranga nzaba umukire ninjya muzana mu makariso yabati buri gihe mukiriye amakariso akora imigenzo ye arababwira ati aya makariso ayakoresha kugira ngo atware imbaraga zanyu atware amahirwe yanyu ndetse atware roho zanyu buri umwe wese ahangaha yahise aceceka bose barumirwa batangira kugira ubwoba Salima mu marira menshi ati ntabwo nari mfite amahitamo yabati yarambwiye ngo nindamuka ntabikoze azanyica nta kintu na kimwe nari mfite cyo guhitamo atangira gusaba imbabazi mumbabarire umukuru wa village yaje gutambuka abaza buri umwe wese aho ngaho ati dukora iki abantu bose n'umujinya mwinshi ndetse n'uburakari batangiye kuvuga bati byanze bikunze uyu mukobwa tugomba kumwica uyu mukobwa agomba kuva mu buzima agomba kutuvira ahangaha abandi baravuga ati byanze bikunze n'uwo wundi Kemi tugomba kumuhiga tukamwica umukobwa yikubise hasi atangira gusaba imbabazi ararira cyane ariko abaturage bari barakaye ndetse bari bafite umujinya mwinshi aha rero baje gufata uyu mukobwa baramuzirika ku giti bamuzirika amaboko amaguru abaturage abana abagabo abagore bamuteye amabuye mpaka uyu mukobwa ashize mu mwuka barangije kumwica bavuye aho ngaho bajya guhiga wa mugore Kemi nawe baje kumusanga ahantu yari yarihishe mu ishyamba ahantu yakoreraga iyo migenzo ya gipagani baje gufata imiriro baratwika buri kimwe cyose cye ndetse nawe bamutwikiramo ndabashimira kuba mwabanye nanjye kuva gutangira kugera ku iherezo ry'inkuru ndabibutsa ko nkora izi nkuru kugira ngo
tuzigireho zidufungura amaso. Ni ngombwa rero ko tumva izi nkuru ndetse tukazisharinga na bagenzi bacu kugira ngo zibakangure ndetse bazigireho. Jya muri comment section umbwire ese inkuru nakuzaniye uyu munsi wigiyemo iki. Ngewe icyo nakubwira nuko utagomba kwizera umuntu wari we wese, ndetse utagomba no gushukwa n'ibibengerana. Ugomba kugira ibitekerezo, ugomba kugira ubwenge ugatekereza mbere y'uko wirukankira ibibengerana. Imyenda yawe y'imbere ni ikintu gikomeye cyane, ugomba kuyibika neza cyangwa se ukayitwikira wowe ubwawe. Ndabibutsa rero ko umwanya wanyu ari uw'agaciro kuri ngewe, kandi mwakoze guhitamo Behind the Words Diaries. Ndabakunda cyane, naho utaha. Ciao ciao.